mbere na mbere hariho jambo na magambo ya Yohana. Impamvu Yohana yavuze mbere na mbere hariho jambo nukuri nakosa iri mu nyandiko, usibye gusa abantu barashaka kuzana ibitekerezo byabo. Mbere na mbere hariho jambo bisobanura gute? Nukuvuga mbere y'ikintu cyose kuremwa, mbere y'ikintu cyose kuremwa ni jambo ry'Imana ryatangiye kuba. Mbele ya Mwenyezi Mungu kuumba ni neno lake ndio ilianza, kisha kitu kikaja. Urugero, amazi. Imana yaravuze amazi ibe, ariko mbere y'amazi kuba ni ijambo ry'Imana ryaje imbere, anyuma amazi ikaba. Azaraba. Voilà. Niyo mpamvu Yohana yaravuze mbere na mbere hariho jambo. Nukuvuga Imana yaravugaga anyuma ikintu kikaba. Urugero turasanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Umva uko Yohana yaravuze igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Yego. Mbere na mbere. Uri kumva ayo magambo? Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Komeza. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Yego. Umwijima Yego. wari hejuru y'umuhengeri. Yego. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Yego. Imana iravuga iti. Aha. Imana iravuga iti. Habeho umucyo. Inyandiko iragira iti. Yego. Ijambo ry'Uwiteka. Shehe kurikira neza hariye ibintu birashuka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru. Yego. Umwuka wo mu kanwa ke. Igihe umuntu ari kuvuga amagambo uri kusohoka, ijuru kusohoka, isokana n'umwuka. Niwe waremye ingabo zo muri ryo zose mu jambo rye. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo mu jambo rye. Ashingura umuhengeri mu bubiko mu jambo rye. Isi yose yubaha Uwiteka kabisa. Abari mu isi bose Yego. bayitinye kuko yavuze bikaba. Yego. Yategeka bigakomera. Takbir. Allahu akbar. Nuko umwana yatuvukiye. Duha umwana w'umuhungu. Yego. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Yego. Azitwa igitangaza. Umujyanama. Yego. Imana ikomeye. Yego. Data wa twese. Uhoraho. Mwami w'amahoro. Yego. Sawa. Hariya Sheikh, tureke no kugenda kure. Abantu baravuga uwo mwana ari kuvugwa hariya ni Yesu. Duhange muntu. Duhange niko tureme. Imana iribwira. Uri kumva icyubahiro yihaye. Imana mashallah. Imana iribwira yihaye icyubahiro tu. Muntu mu gihe burayo Adam. Iryo jambo risobanura. Yego. Inyoko muntu mu ishusho ryayo. Cyane ubwenge n'umutima. Yego. Nibyo bituma. Yego. Umuntu asa n'Imana kabisa. Imana yaremye umugabo n'umugore. Yego. Ishushanyije. Yego. Nicyo gituma ibitsina byombi. Yego. binganya icyubahiro. Yego. n'agaciro. Komeza. Imana nyir'ububasha. Yego. yahaye umuntu. Yego. kuri ubwo bubasha. Yego. ngo agenge ibindi biremwa by'Imana. Komeza. mu ishusho ryayo. Rero ntibivuga isura ku gikoba cy'umubiri. Takbir. Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa zote kamilifu ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Rehema yake Mwenyezi Mungu iwe juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na maswahaba wake na wote watakamfuata hadi siku ya kiyama. Allahumma amin. Bavandimwe b'Islamu, icyambere turashimira Imana umuremyi wa byose kubera imbaraga yayo, ubushake bwayo. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe namwe kugira ngo twigishe mu magambo y'Imana. Rero bavandimwe, uyu munsi
ari ibintu tugiye kwiga isomo yo gukosora utuntu n'utundi. Ibyo bintu abantu bakunda kutubaza. Rero ubu ngubu na wundi azongera kutubaza, akurikirane neza iyi nyigisho. Ni nyandiko dukeya cyane ariko ifata izindi mirongo bigaragaza ukuri mu iyo nyandiko. Muri make, uyu munsi ntihagire ucikwa, ndetse n'uri bucikwe iki kiganiro azagikurikirane, atega amatwi, akaba mugano uvuga ngo ngiye gupfundura agaseke k'amatsiko. Nibyo niko bimeze, nuko bimeze sheikh. Twagiye rero ubwo ngubwo abantu bakurikirane neza, kandi turasaba Imana ko yadufasha nabikabafasha, buri wese akabona inyungu muri iki kiganiro kandi akagira no kuyoboka. Mu by'ukuri ari inyandiko igera mu nyandiko 5 bikunda kuzana ibibazo. Ari n'izindi ariko ibikomeye n'ibi ngibi tugiye kuvuga. Ari inyandiko ya mbere ikunda kuzana ibibazo muri Yohana 1:1. Yohana 1:1. Abantu bose inyandiko ivuga ngo mbere na mbere habayeho ariho jambo. Mbere na mbere ariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Nta n'icyaremwe cyose kitari kumwe n'iyo jambo. Iyo jambo bakavuga uwo jambo ni Yesu. Inyandiko ya kabiri shehe, ari inyandiko basoma muri Yesaya 9:5. Bakavuga uyu mwana ari kuvugwa hariya ni Yesu. Tugiye kureba koko ese ni Yesu cyangwa nagwa ari Yesu. Ari inyandiko ya gatatu baravuga Yohana 3:16. Uwo mwana ari kuvugwa hariya ni Yesu. Ese koko ni Yesu cyangwa nagwa ari Yesu? Hari Yesu uvugwa muri Yohana, hakaba na Yesu uvugwa muri Yesaya. Muri Yesaya 9:5. Yego. No muri Yohana 3:16. Hose havugwa ni Yesu ari kuvugwa. Ni Yesu ari kuvugwa. Turaje turebe no ukuri kwa. No muri Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Baravuga hariya Imana mu kurema yari kumwe n'abandi, baramufashaga, bari kumwe, akabasaba ibitekerezo byo kurema. Hari ari commentaire nyinshi ikavugwa yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ibyo bintu sinzi niba ishusho y'Imana. Nukuvuga ngo ngiye numvisemo ibintu bibiri bitandukanye. Mwiyo murongo gusa. Dufate urugero, umufundi agira abayede. Hari abamuhereza isima, hari abamuhereza amatafari, nawe abafite umwiko hariya agenda arambikaho ya sima, agaterekaho itafari n'ugukotera. Ariko noneho hakaba na wa wundi uri hariya ku ruhande umubwira uti ahangaha iri tafari rigorore gutya. Ubwo Imana twavuga ko babandi bari kumwe na Yirema bari abajyanama, mbese abayede. Nuko bavuga ko bikomeye. Urumva ni ibintu bishoboka. Imana irasaba abayede kugira ngo akore ikintu. Reka turebe inyandiko. Tugiye kutangira ku nyandiko ya mbere muri Yohana 1:1. Tugiye kureba inyandiko koko iyo jambo iri kuvugwa hariya ni Yesu, niwe jambo cyangwa nagwa ari we. Soma inyandiko yose kwanza kugira ngo bibashe gusobanuka. Yego. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 2. Mbere na mbere hariho jambo. Uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Yego. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye kabisa. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe kabisa. Muri we harimo ubugingo. Yego. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima kabisa, ariko umwijima ni wawumenya. Tulia Sheikh, hariya niyo tugiye gukora analyse kwa kundi bavuga ni Yesu wo jambo. Reka twifashishe n'amagambo analyse muri ari analyse
tusanga muri dictionnaire biblique. Ari dictionnaire bisanzwe ariko ari ni dictionnaire biblique. Iyo dictionnaire biblique abapaseri barayizi, abantu ba theologie, abapadiri barayizi, barazifite. Irasobanura neza rimwe mu nyandiko tusanga muri Bibiliya. Reka tutangire ijambo kurindi. Nsomera ya mbere iravuga gute? Mbere na mbere hariho jambo. Tegereza gatoya. Hariya icyambere kwanza umuntu wese agomba kumenya ninde ari kuvuga hariya. Umuntu ari kuvuga hariya ni Yohana. Yohana ari kuvuga uburyo Imana yaremaga mbere na mbere. Niyo mpamvu Yohana aravuga hariya ntabwo ari magambo ya Yesu, oya, cyangwa hariya ntabwo ari Imana iri kuvuga. Abantu bagomba kumenya muri Bibiliya Imana iravuga, intumwa zayo ziravuga, abanditsi baravuga, abantu bize theologie baravuga, intumwa za Yesu ziravuga. Mu Bibiliya ari magambo nyinshi cyane y'abantu, ariko nutazi ko hano ni kanaka ari kuvuga bizagucanga mu mutwe. Rero niyo mpamvu mbere na mbere yariho jambo na magambo ya Yohana. Impamvu Yohana yavuze mbere na mbere yariho jambo ni ukuri, nta kosa iri mu nyandiko, usibye gusa abantu barashaka kuzana ibitekerezo byabo. Mbere na mbere yariho jambo bisobanura gute? Nukuvuga mbere y'ikintu cyose kuremwa, mbere y'ikintu cyose kuremwa ni jambo ry'Imana ryatangiye kuba. Mbele ya Mwenyezi Mungu kuumba ni neno lake ndio ilianza, kisha kitu kikaja. Urugero, amazi. Imana yaravuze amazi ibe, ariko mbere y'amazi kuba ni ijambo ry'Imana ryaje imbere, anyuma amazi ikaba. Amazi araba. Voilà. Niyo mpamvu Yohana yaravuze mbere na mbere ariho jambo. Nukuvuga Imana yaravugaga anyuma ikintu kikaba. Niyo mpamvu Yohana yaravuze icyo kintu. Ariko nuzana ibindi bintu mu mutwe birakureba inyandiko izaza kutubwira. Iyi magambo mu murongo ya mbere hano mbere na mbere ariho jambo nukuri. Urugero turasanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Umva uko Yohana yavuze igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Yego. Mbere na mbere. Uri kumva ayo magambo? Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Komeza. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa. Yego. Umwijima Yego. wari hejuru y'umuhengeri. Yego. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Yego. Imana iravuga iti. Aha. Imana iravuga iti. Abeho umucyo. Umucyo ubaho. Urumva? Kugira ngo umucyo ibe, Imana yaratangiye gukora iki? Ni ijambo ry'Imana. Iravuga. Nyuma yo kuvuga umucyo ikaba umucyo uraba. Niyo mpamvu Yohana yaravuze mbere na mbere ariho jambo. Komeza n'inyandiko shehe. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Yego. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Mu jambo rye. Imana mu ijambo ryayo. Yego. Yita umucyo amanywa. Yego. Umwijima. Yego. Iwita ijuru. Basi shehe. Mu jambo ryande ry'Imana. Uko nuko Imana yaremye. Tusubire muri Yohana rimwe. Nanone dusubiye yandiko akano kamaze gusobanuka kabisa. Dusubiye kuri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere tukomeze. Umurongo wa mbere turi gukora analyse umuntu wese abyumve. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Yego. Kandi jambo yari Imana. Stop. Nukuri shehe. Nukuvuga mbere Imana kuvuga mbele ya Mwenyezi Mungu kusema neno. Hiyo maneno mfano ya kuumba nuru na giza ilikuwa ndani yake Mwenyezi Mungu. Yari mu Mana. Yari kumwe n'amagambo ye. Tufata urugero mbere yo kuvuga iki kiganiro shehe. Amagambo tugiye kuvuga yari kumwe natwe. Cyane ari muri twebwe kubera ko ntaradusohokamo. Igihe iracyari muri wewe, ataragusohokamo ari kumwe nanjye, iri kumwe nawe. Nuko nguko byabaye. Mbere y'Imana kurema ikintu,
iyo jambo yukurema amazi cyangwa mukurema igiti yari mu mana. Yes. Itarasohoka iri kumwe n'Imana. Ni ibintu simple. Niyo mpamvu ari ibintu abantu bavuga ijambo ryawe ishobora kukurokora cyangwa rikakuroha. Kubera iki? Niyo iri kurepresenta personalite yawe. Yes. Voilà. Nuko nguko baravuga jambo yari yahoranye n'Imana kandi iyo jambo yari Imana igihe tasohoka iracyari mu Mana, iracyari Imana. Kubera niyo mpamvu baravuga uwo jambo. Impamvu y'ukuvuga uwo jambo cher kubera iki? Bayihaye icyubahiro ya personalite y'Imana. Niyo mpamvu baravuga uwo ifite imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu bahaye ijambo bakavuga uwo jambo. Abantu baravuga bavuze uwo ni umuntu, iyo wenda ni ikintu, ariko uwo barayikoresheje mu jambo kubera iki? Ira representa Imana, iri kumwanya yambaye personalite yande y'Imana. Voilà. Nuko byabaye no mu Gifaransa niturinjira muri personalite ari ikintu kishobora kwitwa mu izina ry'umuntu kandi nagwa ari umuntu. Yes. Nam. Komeza inyandiko. Inyandiko irakomeza igira iti yego uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Yego. Ibintu byose niwe wabiremye. Aha. Nukuvuga na kintu kishobora kuba kwisi haikukuja kwa neno la Mwenyezi Mungu. Nkuko twabibonye hariya mu itangiriro. Ikintu cyose mpaka jambo ry'Imana. Reka na hariya genda muri Zaburi 33:6 iravuga na Daudi yarabivuze. Usibye gusa buri muntu afite style ye y'ukuvuga cyangwa uburyo bwo kuvuga ikintu, ariko ugasanga ibitekerezo byabo nimwe. 33:6 inyandiko iragira iti yego ijambo ry'Uwiteka. Shehe kurikira neza hariye ibintu birashusha. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru. Yego. Umwuka wo mu kanwa ke. Igihe umuntu ari kuvuga amagambo uri kusohoka, ijuru iri kusohoka, isokana n'umwuka. Niyo waremye ingabo zo muri iryo zose mu jambo rye. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo mu jambo rye. Ashingura imuhengeri mu bubiko mu jambo rye. Isi yose yubaha Uwiteka kabisa. Abari mu isi bose yego bayitinye kuko yavuze bikaba. Yego. Yategeka bigakomera. Takbir. Allahu akbar. Nuko Imana yaremaga. Iwe wewe sheikh, iwe njewe ni mu jambo ry'Imana. Umuntu ashobora kuvuga ni hehe twebwe twaremye mu jambo ry'Imana. Okay, afite droit yo kubaza. Turebe muri Yakobo 1:17. Ashobora kwibaza gutyo sheikh. Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Naam sheikh. Ndashaka umuntu wese akurikirane neza iki kiganiro, ibintu baramubeshaga cyangwa nago yumvaga neza abikurikira areke n'umutima amaranga mutima. Soma sheikh. Areka amaranga mutima kabisa. Yakobo gice cya mbere umurongo wa 17. Gutanga kose kwiza. Uri kumva? Gutanga kose kwiza ni impano yose itunganye kabisa rwose. Yego. Nibyo biva mu ijuru. Iva mu ijuru. Bimanuka bituruka yego kuri se w'imicyo. Imicyo yose tufite hano ku isi udahinduka. Se w'imicyo itahinduka n'Imana cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Imana ntabwo ishobora kuhinduka. Uyu munsi ibe Imana, ejo yambara umubiri, ejo rakarakara sheikh. Uzagashya. Reka dukurikirane inyandiko. Komeza. Yatubyarishije. Subhanallah. Iyo ni Imana. Imana uwo yatubyarishije. Yego. Ijambo ry'ukuri. Nkuko yabigambiriye. Uri kumva? Mashallah. Ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye. Twese mu gahunda y'Imana. Nta kintu cyabaye ku isi
kitaje mu jambo ry'Imana. Nta muntu yabaye ku isi kitari mu jambo ry'Imana. Hano Yakobo aravuga mu jambo ryayo ry'ukuri. Ese ayo magambo Yakobo yavuze ninde undi yarabivuze? Yohana yarabivuze. Yohana 17:17. Umve amagambo 17:17 iruzuzana sheikh. Inyandiko iragira iti, iravuga gute? Basoma n'abandika bagasobanukirwa. Yego 17:17. Yego uberesha ukuri. Yesu aravuga uberesha ukuri. Ijambo ryawe niryo kuri. Uri kumva Yesu aravuga mana ijambo ryawe niryo kuri. Kandi iyo jambo y'ukuri niyo yatubyarishije twebwe. Yes. Mashallah. Hariya nutashaka kumva muvandimwe birakureba. Twebwe turigisha tukatanga ukuri. Ese abantu bavuga ko ni Yesu niwe jambo. Iyi discussion cher imaka ningi byaratangiye n'igihe cha Yesu ari kwisi. Baramubajije uri kutwigisha evanjiri ari murongo hariya mu Yohana rimwe ariko mu evanjiri ya Barnaba nago byanditswe Yohana yo rimwe cher. Mu evanjiri ya Barnaba nago ari uko bimeze. Barnaba we yandikaga gusa akatandukaniza amagambo, ariko abantu baje kukopia nyuma niyo banditse Yohana bongeramo ibintu. Aha, ariko mu magambo ya evanjiri hariya watubwiye mbere na mbere ariyo jambo. Okay, reka tukubaze wewe Yesu, ese uwo jambo ni wewe cyangwa ni ryawe? Barabajije Yesu akasubiza neza. Abantu bakera nago bongeye no kuvuga ibyo bintu. Usome Yohana 14:24 uva uko Yesu yarabasubije abo bantu. Yohana 14 umurongo waho wa 14. Sawa 14 andiko inasema hivi. Nimugire icyo musaba cyose. Ujya Yohana 14:24 ni hano. Inyandiko iragira iti, ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Uri kumva mugomba kwitondera amagambo ya Yesu. Amagambo ya Yesu ntiyitondera amagambo yanjye. Sawa. Kandi iryo jambo mwumvise. Hano turi kuri Yohana 14:24. Uburyo yakoresheje muri Bibiliya. Kandi iryo jambo mwumvise nigiye cyakera arabasubiza nyuma kugira ngo bibuke aho byavuzwe. Iryo jambo mwumvise mu Gifaransa baravuga reference. Ari kubasubiza aho byavuze. Iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Bas hano harimo ibisobanuro kandi byumvikana bitandukanye kabisa. Si iryanjye ni irya Data. Uko twasomye muri Zaburi, uko twasomye mu Itangiriro. Wantumye. Iyi wantumye nayo ni ijambo rifite ikindi gisobanuro kuri Yesu. Urumva? Niyo mpamvu abanditsi sheikh muri Yohana rimwe soma umutwe w'amagambo. Kubera Yesu arabizi umuntu wese yaje mu jambo ry'Imana. Yohana rimwe rero. Yego, twese umutwe w'amagambo Yesu Kristo. Baraprecisa Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana. Yego, ahinduka umuntu. Nukuvuga Yesu nawe yaje mu jambo ry'Imana akahinduka umuntu. Malaika Gabriel yaje kwa Maria akamubwira Maria uzasaminda uzabyara umwana w'umuhungu uzamwita Yesu. Jambo ivuye he? Mu ijuru. Yaje kwande? Ati uzabyara umwana w'umuhungu. Na Yesu ni jambo ry'Imana. Uzamwita Yesu. Emmanuel. Imbisobanura ngo Imana turi kumwe. Sawa. Uvandimwe iyo Yohana rimwe mu magambo makeya umuntu wese abishire mu mutwe akurikirane neza agumane n'iki kiganiro akisubiremo cyane kugira ngo bimwinjire mu mutwe abone ukuri. Harya namushe ijambo ry'Uwiteka ko ryaje kuri Yeremiya ryamubwiye ngo iki? Abantu turasabwa ko ntabwo ari kwa Yesu gusa ryaje no kuri Yeremiya nawe riramubwiye. Arindi murongo shehe
bakunda ku wenda n'ubumenyi bukeya, wenda n'ubushake cyangwa amarangamutima. Tugende muri Yesaya, ari umurongo ikunda kuzana ibibazo hagati yacu abesilamu n'abantu batari abesilamu. Kubera iyi Bibiliya ni yacu twese. Ni yacu twese, iyi Bibiliya ni yacu twese. Harimo Taurati muri Bibiliya, harimo Zaburi muri Bibiliya, harimo Evanjili muri Bibiliya, kandi ibitabo by'Imana byose byaje kugira ngo abantu bamenye ukuri. Soma Yesaya 9:5. Yesaya 9 ibice 5. Nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Sawa, hariya sheikh, tureke no kugenda kure. Abantu baravuga uwo mwana ari kuvugwa hariya ni Yesu. Njyewe n'umuntu yize ibi bintu cyane, ndavuga sinzi uko abantu batashaka kumva amagambo iri hariya. Ikintu ndashaka kubwira abantu sheikh, muri Bibiliya bakoresha ibintu by'igifaransa kuvuga temps du verbe. Temps ya verbe sheikh nukuvuga niba nje ndi kuvuga ubu ngubu, niba ndashaka kuvuga ibintu byabaye imbere yanje, nzakoresha amaverbe igaragaza ko ibi bintu ndi kuvuga byari imbere yanje. Niba ibintu biri mu gihe cyanje, ni mu gihe cyanje. Niba ni ibintu bizaza, ni ibintu bizaza byayishuwe, ibintu bizaza. Niyo mpamvu tusome Bibiliya tumenye ibyo byose Bibiliya irarespekta. Hano icyambere umuntu ari kuvuga aya magambo ni Yesaya. Ni Yesaya. Yesaya aravuga nuko mwana yatuvukiye. Tukore analiza nyuma twinjire mu nyandiko. Nuko mwana yatuvukiye. Kandi ni gihe cha Yesaya. Yesaya ari muzima, aravuga nuko mwana yatuvukiye. Nukuvuga ni present. Ni biri kuba. Biri kuba ko kanya. Bafite umwana mu maboko. Yatuvukiye, umwana amaze kuvuka, baramufite. Soma neza hariya shehe. Duhawe. Ako kanya duhawe umwana w'umuhungu. Tumepewa mtoto mwanaume. Shehe, iyo analize hariya ndiyo nashaka umuntu wese atekereze. Namara kutekereza azamenya n'ibintu biri hasi. Duhawe umwana w'umuhungu. Ni igihe cyande cha Yesaya. Ese igihe cha Yesaya, nyina wa Yesu yaravutse, yari mu kwisi. Mama we ataravuka, umwana azaboneka gute? Aho ngaho habamo kwivuguruza cyangwa kwiyana. Ariko niba yari Yesu uyu mwana, Yesaya yagomba kuvuga tuzahabwa. Ni igihe yari gukoresha inzagihe igihe kizaza. Ariko kubera ntabwo ari Yesu, ni umwana wundi atari Yesu, yaravuga duhawe umwana w'umuhungu. Baravuga ikindi kintu hariya turashaka kosora. Usome neza shehe, manuka hasi. Inyandiko irakomeza igira iti, yego, ubutware buzaba ku bitugu bye. Nukuvuga zairaje gute? Igihe umwana azakura. Igihe umwana azakura, azaba amaze kuba mukuru, ubutware buzaba mu gituza ke. Ese Yesu iyo butware yarayifite? Tubaze Yesu, warafite ubutware, ububasha. Iyo bubasha bari kuvuga hariya shehe, no kwinjiza abantu mu ijuru cyangwa kumurira. Yesu utugaragaze niba warafite ububasha. Matayo 20:20. Ariko tuzasubira mu iyo nyandiko hariya. Matayo 20:20. Matayo 20:20. Sawa. Inyandiko yaho iragira iti, 20 ku murongo wa 20, inyandiko iragira iti, kubasoma n'abandika bagasobanukirwa. Yego. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana bahwari. Azana n'abana be babiri, mbere iragaragara. Aramupfukamira ngo afukamira Yesu, agira icyo amusaba. Ari ikintu ashaka kumusaba. Nawe aramubaza turashaka iki? Yesu aramubaza
ushaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe. Komeza. Umwe iburyo bwawe, yego, undi bumoso. Tegereza gato yashe. Abwira Yesu tegeka. Uwo mugore yarafite imani ko Yesu niwe afite ububasha muri buri kimwe cyose. Muri buri cyose. Kwinjiza abantu mu ijuru cyangwa yehe mu muriro. Abwira Yesu tegeka, kubera nyuma ya Yesu na undi afite commandement. Tegeka abana banje bombi, umwe azicara mu buryo bwawe, undi mu bumoso bwawe. Kurikira kisubizo Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Uri kumva chef? Donc uri muri sens unique, uri contraire. Ikintu cy'ukunsaba nagwa ari cyo wansabye, ugiye kunsaba ibintu bitari mu bushobozi bwanje. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Ashiraho akabazo. Turabasha. Bati turabibasha. Uzi icyo kikombe ni urupfu. Yesu azafa, natwe tuzafa. Icyo nicyo kikombe Yesu yavuze hariya. Komeza inyandiko. Inyandiko irakomeza igira iti, yego, arababwira ati nukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko yego, kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijye ubigaba. Ngwiki? Kwicara iburyo bwanjye, yego, n'ibumoso bwanjye, yego, sijye ubigaba. Arabihakana, iyo bubasha nayo afite. Keretse, yego, keretse naam, abo data yabitunganyirije. Bas. Igisubizo nuko Imana niyo itunganya byose. Nyiri bubasha. Niyo mpamvu iyo nyandiko hariya muri Yesaya 9:5, iyo bubasha Yesu nayo afite. Ntabwo afite. Nayo afite she. Tusubire hariya muri Yesaya. Yesaya 9:5. Azitwa igitangaza. Ari ahantu Yesu yiswe igitangaza. Oya. Nayo sheikh yarakoze ibitangaza, ariko nago yiswe igitangaza. Na ahantu Yesu yiswe igitangaza. Yakoze ibitangaza, icyo nicyo tuzi ariko ntabwo yigeze yitwa igitangaza. Jamais. Kandi nibyo bitangaza yakoze yabibashishwaga n'Imana. Ukasoma muri ibyakoze n'Intumwa 2:22, iyo nyandiko Yesu yarakoreshwaga n'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa 2:22, inyandiko iragira iti, yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, yego, nimwumva aya magambo, Yesu w'i Nazareti, yego, wa muntu, icyambere ni umuntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye, yego, n'ibitangaza, ibyo twavuze, n'ibimenyetso, yego, ibyo yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Bas, yakoresheje nande? N'Imana. Ni igikoresho cyande cy'Imana. Sheikh, amagambo iri wazi. Iyo bubasha kabisa iyo twasomye muri Yesaya, nago Yesu ayifite. Urumva ko n'ibintu yakoraga yari mu bushobozi bw'Imana. Niyo mpamvu reka tubereke uwo mwana sasa. Uwo mwana yavuze hariya ninde Sheikh? Historia y'uyu mwana nago yaratangiye muri Yesaya 9:5. Hariya nusoma hariya ni uburyo kucanga abantu, ariko mu byukuri ni histoire byaratangiye muri Yesaya 4:14 Sheikh. Oya bundi niyo utangiye iyi nyandiko, ugasoma amagambo abiri ya mbere, yego, ahazamo igihe kiri kuba ko kanya, wagera hagati, yego, hagahita haza igihe kizaza. Wajya kubihuza ugasanga ni ibintu bitari buhure, kuko nta guhuza igihe kizaza ndetse n'igihe cyako kanya ngo bikunde. Nibishoboka Sheikh. Yesaya 4:14, inyandiko iragira iti, yego, kubasoma n'abandika bagasobanukirwa, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasaminda. Umwari azasaminda. Hano ni igihe kizaza muri Yesaya 4. Igihe kizaza azasaminda. Azabyara umwana w'umuhungu. Amwita izina Emmanuel. Uri kumva Sheikh? Hano muri Luka
1:26 Malaika izina yazanye kuri Mariya azamwita Yesu. Ariko uyu mwari azitwa Emmanuel. Na hariya ni confusion. Nico kitangira kugaragaza ko uyu nguyu nagwa ari Yesu. Hano niba bavuze Yesu twagomba kubyemera sheikh. Kubera ba Emmanuel muri Bibiliya ni benshi. Inshallah ubishaka tuzamuha ba Emmanuel n'ubu ngo ba Emmanuel ni benshi cyane. Kombeza sheikh. Inyandiko irakomeza igira iti 14 yego dore umwari yego azasaminda azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Emmanuel. Amata uri kumva ibintu bizatunga uyu mwana amata nubuki nibyo bizamutunga kugeza hazamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Tulia sheikh, ibi bintu bavuze hano nagwa ari byo byaratunze Yesu. Nitusubira muri Luka tuzasanga ibintu byatunze Yesu biratandukana n'ibyo ngibyo. Reka nabyo tubirebe. Luka 1:26 kabisa. Inyandiko yaho iragira iti yego 1:26 kubasoma n'abandika bagasobanukirwa. Mu kwezi kwa gatandatu komeza vuba Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti. Sawa. Ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu. Uwo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Hano bavuze n'izina y'umugore Mariya. Ni Mariya. Kandi Imana niyo yatumye Marayika Gaburiyeli. Amusanga aho yari aramubwira ati n'amahoro uhiriwe. Umwami Imana iri kumwe nawe. Sawa. Ariko wahagarika umutima cyane w'iryo jambo. Atekereza iyo ndamutse icyari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya. Kuko uhiriwe ku Mana kabisa. Kandi dore uzasaminda. Uri mu gahunda y'Imana uzasaminda. Uzabyara umuhungu. Uzabyara umuhungu. Uzamwite Yesu. Ariko hariya baravuze uzamwite Emmanuel. Biratandukana sheikh. Amagambo y'Imana ntabwo ishobora kugongana. Iri wazi kwa wazi. Rero niyo mpamvu urasanga uwo mwana ntabwo ari Yesu. Nyuma ya Yesaya 14 tusome muri Yesaya 8:3. Muri Yesaya 8:3. Yesaya 8:3 inyandiko iragira iti kubera mu karindwi baravuga azasaminda nigiye kizaza. Tugeze kuri 8 inda tayari yamaze kwinjiramo. Urumva uburyo etape y'uyu mwana byaje. Soma 8:3. Nuko njya ku muhanuzi kazi asama inda. Tayari inda yakoze iki? Yamaze kugeramo. Anyuma asama inda. Abyara umwana w'umuhungu. Hariya ntago bari kuvuga yari umugore wa Kanaka sheikh. Suko Yesu nawe yaje. Hari umugabo bavuze uyu nguyu. Tukurikire. Uwiteka hera ko arambwira ngo mwite uwo mwana. Mwite yego Maherishalali Hashibazi. Uri kumva uyu mwana izina ivuye he? Mu ijuru sheikh. Hariya bavuze Yesu. Yesaya amaze kubona umwana yavutse umuhungu n'izina iramanuka. Niyo mpamvu urasanga muri 9:5 Yesaya arashimira Imana sasa. Nuko mwana yatuvukiye. Duhaye umwana w'umuhungu. Arabitangaza sasa. Ariko abandi bakavuga ni Yesu. Hariya bihuriye na Yesu sheikh. Biragoye kugira ngo bamenye ukuri. Niyo mpamvu abantu benshi bapinga Bibiliya negatifu sheikh. Udusomere hasi mu bisobanuro abahanga ba docteur abamenyi.
mu Kifaransa baravuga boué, les bouées de la religion. Donc dini iri mu mitwe yabo uko urota kurya indagara cyangwa umuceri cyangwa kanyama sheikh. Iyo turebye muri Izayi mu bisobanuro 9:5 yego umwana yatuvukiye, uwo mwana niwe Emmanuel, kwa kundi bavuze kuri yo Yesaya wavuze muri 7:14. Sawa kabisa, n'umuhungu yego wa Ahazi ni mbere ya mama wa Yesu, uzima ingoma akitwa Hezekiya. Ivuka ry'uwo mwami ritanze uburyo bwo gusaba Imana ibihe by'ubutabera. Avala sheikh, birasobanutse niki umuntu ashaka nta n'ikindi twarenzaho kubera ko biranditse kandi birasobanutse. Icyo twakirangije sheikh, icyo twakivuyeho. Reka tugende mu indi murongo abantu bakunda kuzana confusion. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Iyo ma confusion yose ikunda kuba. Inyandiko turasaka abantu ba telefone ajirubangisa bamubwire ma confusion tusobanure inyandiko bafite byose tuzabisobanura. Yohana 3:16. Yego, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yego, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amina. Tulia sheikh, hano abantu bakunda kuvuga uwo ni Yesu ari kuvugwa. Kurikira amagambo uwo ni Yesu ari kuvugwa hariya. Ese niba Yesu ari kuvugwa hariya, okay, reka tubyemere, ariko twebwe tukora analyse kubera ibi byose turabizi ninde ari kuvuga, ninde ari kuvugwa. Ninde ari kuvuga, uvuga ninde, uvugwa ninde. Ahangaha rero niho tugira ngo abantu basobanukirwe ari ipfundo. Kugira ngo umenye ninde ari kuvuga na ninde ari kuvugwa, nukumanuka hasi she kusubira inyuma kugira ngo tutangire 16. Hariya niyo abantu bakunda kuzana ibintu bitagaragara neza. Ariko nutangira ku murongo wa 10 uzamenya ninde ari kuvuga, ninde ari kuvugwa. Soma 10 sheikh. Yesu aramusubiza ati, urumva cyari kibazo babajije Yesu y'umuntu y'umwana w'Imana uko bivugwa muri Bibiliya yabaye mbere ye. Baramubajije Yesu, agiye kusubiza sasa Yesu. Yesu aramusubiza ati, ukabura umwigishwa w'Abisirayeli ntumenye ibyo kabisa. Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya. Yesu byaramutangaje kureba ibintu byabaye mbere ye, abantu bakera bakaza kumubaza umuntu yaje vuba. Byaramutangaje kabisa. Uri mu Israeli utamenya ibyo ngibyo. Komeza. Ubwo nababwiye iby'iyi si nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Gute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru. Yego, keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kabisa. Keretse umwana w'umuntu. Hariya Yesu wenyine arivuga ko ari umwana w'umuntu. Abandi bakavuga ni umwana ngo ni umwana w'Imana. Koko Yesu nabandi ninde afite ukuri? Anasobanura neza. Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru. Yego, keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu aransista, nuko umwana w'umuntu agiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Uri kumva uwo ni Yesu ari kuvuga? Kombeza na diskuru ya Yesu. Kuko Yesu arakomeza kuvuga Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yakunze. Uwo ni Yesu ari kuganira. Yesu ari present ku isi. Sawa sheikh? Yego. Aravuga kuko Imana yakunze. Uwo Yesu ari kuvuga yakunze kandi ari hano ku isi. Ni igihe kera, ni igihe cya nona, cyangwa ni igihe kizaza. Yakunze. Ni igihe cya kera. Ni mbere yande? Mbere y'uyu nguyu ari kuvuga. Mbere y'uyu uri kuganira.
rero ntabwo ari Yesu ari kuvugwa, ariko Yesu ari kuvuga undi. Ari kuvuga undi. Uwo muntu Yesu ari kuvuga, uwo mwana Yesu ari kuvuga undi, kubera ni Yesu ari kumuvuga. Yes. Twamaze kumenya ko ni Yesu ari kumuvuga. Mu gihe cya kera kitari mu gihe ke. Uwo mwana kugira ngo tumumenye tugomba kumushakisha mu isezerano rya kera, kubera Yesu yagaragaje yabaye uwo mwana yabaye mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera na undi tusanga hariya ni muri Yeremiya 31 umurongo wa 9. Yeremiya 31 ku murongo waho wa 9. Kubera uyo mwana inyandiko iragira iti kubasoma n'abandi bagasobanukirwa. Sawa. 31 yego ku murongo waho wa 9. Inyandiko iragira iti yego bazaza barira. Uri kumva? Abantu bazaza kuwo mwana bari kurira, kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Sawa, azabamaze agahinda uwo mwana. Nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse. Sawa, batazasitaramo. hariya biri kugaragara azaza uwo mwana kuko Imana iraprecisa sasa. Mbereye Isirayeli umubyeyi. Nawe aramupreciza uyo mwana. Efurayimu akaba imfura yanjye. Uri kumva uyo mwana? Mwumve ijambo ry'Uwiteka. Amen. Efurayimu ni imfura yande. Imfura y'Imana. Imfura irangana n'abandi bana bose si nyuma ye. Niba Efurayimu ari imfura, Yesu ni wakangaye? Ushobora gusanga ari uwa tuzapinga iyi nyandiko. Oya. Uwo ni Yesu. Oya. Uwo ni w'abantu bazaza barira mbere ye, azabamara agahinda. Uwo Efurayimu Imana iramupreciza. Ngo ari Yesu she. Nitukafate icyubahiro cyundi. Ejo bundi hari umuntu narahuye nawe akambwira Adamu ni Yesu. Naratunguwe she. Adamu ni Tracom. Arambwira Adamu ni Yesu. Wallahi naravuze we. Ubu buryo Adamu yaje ku isi nuko Yesu yaje ku isi. Adamu ntago yarafite papa, ntago yarafite mama, ariko Yesu ntago yarafite papa ariko afite mama. None zara ahantu bahuriye. Shehe urabona mwebwe na Muka Wera mfite. Muka Wera ntago ishobora kwibesha muvandimwe. Rero urumva ko uwo mwana ni Efraim. Soma murongo wa 20 muri iyo Yeremiya 31:20. Umva uburyo Imana yaramuvuze uwo mwana. Icyubahiro yaramuhaye. Mbese Efraim si umwana wanjye nkunda. Si umwana ufite igikundiro se. Yego. Kuko iteka ryose yongize icyo muvugaho mugaya. Ndushaho kumwibuka. Sawa. Nicyo gituma. Yego. Umutima wanjye umufitiye agahinda. Nukuri. Nzamugirira imbabazi. Yego. Niko Uwiteka avuga. Urumva icyubahiro Imana yahaye uyu mwana. Nuwo yavuzwe hariya muri Yohana 3:16. Hariya Yesu yaro. N'uyu mwana Yesu ari kumuvuga. Kubera yarafite icyubahiro ikomeye ku Mana. Yesu akababwira mwebwe abantu bakera muri hano nago muzi ibi bintu byabaye imbere yanyu. Gute nzababwira mu ijuru iyo mutazi muzabyemera gute? Byabananiye kwemera ibyo byari hagati yanyu. Niyo mpamvu Yesu yarabasobanuye gutyo. Nukuvuga abavandimwe, uwo mwana bavuga hariya ko ni Yesu nagwa ari Yesu. Tugende twige neza theology, bizadufasha kumenya analyse y'amaverse. No muri Korowani ari ibintu ushobora kusoma nabi ukabyumva nabi, ukegera abashere bakakusobanurira uburyo iyo aya yaramanutse muye mpamvu ni impamvu yamanutse uzabyumva neza. Na Biblia nuko bimeze. No tukafata ibintu tukafonda uko tushaka. Hariya nagwa ari Yesu ari kuvuga, ariko ni Yesu ari kuvuga, ariko ari kuvuga undi mwana Efuraim. Ari nyandiko ya nyuma nashaka sinzi niba mwanya irakomeza. Ndashaka tukore analyze niyo ya nyuma sheikh. Itangiriro 1:26. Turangirize mu iyo nyandiko kugira ngo abantu babone inyungu n'ukuri, kandi umuntu wese azakurikiza iyo kuri inshallah. No gusari Imana bizamufasha cyane. Yije arifunika. Imana iravuga iti tureme umuntu. Tureme umuntu
agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja yego n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere yego n'amatungo n'isi yose. Tulia sheikh, hariya niyo abantu basoma, ariko njewe sinzi impamvu ikintu abantu basoma nago bakunda gukora ama recherche yayo kubera iyo nyandiko tu reka ninjire mu français gatoya uburyo français isobanura ibi bintu. Iyi tu iri muri Korani nayo iri muri Korani, ushobora kusoma hariya muri Korani 99 umurongo wa 13 cyangwa 11 she irahari kabisa. Sinzi impamvu iyi tu ya hano ku Bibiliya barashaka kugira ko ni benshi, kandi na hano muri Bibiliya Imana yarabivuze 99 Korani 49 11 cyangwa 13 birahari byose hariya. Ndumva ni hano 13 bose ni sawa. 49:13 yego yemwe abantu mu byukuri twe twabaremye tubakomoye ku mugabo umwe n'umugore umwe. Tulia sheikh, Imana iravuga twabaremye, ariyo zavuga ko ni benshi. Ari impamvu, niyo mpamvu na hano mu itangiriro iravuga tureme. Iyi tu bita mu Kifaransa ni tu majesté, y'icyubahiro. Ni ukuvuga Imana yihaye icyubahiro, ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni benshi bicaye bakapanga uburyo bwo kurema abantu. Nibishoboka, ariko ni tufata urugero mu bihugu byose sheikh, president arasinya ibaruwa cyangwa arandika baruwa, nago avuga moi président de la république nibibaho sheikh. Ibyo ni kosa rikomeye. Arandika nous président de la république kandi numwe sheikh. Ariko nago ashobora kwandika moi, no kwisuzuguza. Niba umuntu atashobora kwisuzuguza, Imana niyo iritari kwisuzuguza. Iyo cyubahiro ni y'icyubahiro, nago ari y'abantu benshi, kandi Bibiliya igiye kutugaragaza kugira ngo babone ko nago byari kuvuga ngo ni benshi baremye. Umanuke hariya ku murongo wa 27 ijambo irahinduka. Nukuvuga hano yari icyubahiro, ariko hano biragaragaza sasa ninde yaremye. Imana irema umuntu. Imana irema n'umuntu umwe sheikh. Irema umuntu. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Yego. Afite ishusho y'Imana. Yego. Niko yamuremye. Sawa. Hariya akandi confusion kaje bakunda kuvuga Imana yamuremye mu ishusho yayo. Nibyo inyandiko nakosa ifite. Uzi impamvu tufate Musavant aratekereza gukora imotoka, yaravuga ngiye gukora Benz, arafabrika ishusho yayo y'iyo Benz. Iyi shusho y'iyi Benz n'uyu muntu yayikoze, uyu njo anaunda hii sura ya Benz. Ni sura ya inaundwa na yeye. Ni yangu mimi, hii sura ya Benz ni yangu. Sasa hariyo munaraka ko iyo niyo shusho y'Imana. Imana numuka, umuka afite ishusho barayibonye. Yohana 4:24 navuga she na mpamvu y'ukubisoko. Imana numuka, Imana numuka. Umuka ifite ishusho imeze gute? Ntayo. Imana baramubonye. None se abazungu natwe ninde afite ishusho y'Imana? Kandi turatandukana n'Abarabu. None se ninde afite ishusho y'Imana? Twese. Iyi shusho tufite ni Imana alitaka tuwe hivi. Akampatia nyama sura yake, akampatia ndege sura yake, vile Mwenyezi Mungu alitaka ndio alitupatia sura. Bila sobanuka hasi yo mwiyo murongo sheikh bigiye kugaragara 27 twakirangije sheikh. Nukuvuga kwanza 27 iragaragaza ko ni Imana yonyine yaremye, kugira ngo tufate neza iyi nyandiko igaragare ko koko ni Imana yonyine. Mu 27 soma Yesaya 44:25 turebe niba hano barabesha cyangwa nago babesha. Ku murongo wa 26 Yesaya
Naam sheikh. Yesaya 44 24. Inyandiko iragira iti Yego. Yesaya 44 24. Sawa. 44 umurongo wa 24. Yego, ni hano sheikh. 44 24 ni hano. 24. Yego. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukujije. Yego. Uhereye ukiri mu nda Kabisa. aravuga ati Uwiteka ni jyewe waremye byose. Uri kumva she ni njyewe nagwa ni twebwe hari yarivugira sasa ni njyewe waremye byose mbamba ijuru ngenyine ndambura isi nagwa ari twambura isi ndambura isi ahari uwo twari kumwe ufite ubuhanga iruta y'Imana asubiza Imana ariya wari kumwe na Kanaka. Asubize iki kibazo. Hari abantu baragufashije. Ninde azasubiza? Nawe. Kubera iki? Hari indi carton y'ikisubizo y'iki ngiki. Nuvuga ko ni Yesu yari ku ruhande rwe akamufasha, Imana nayo yarabirangije. Gutegeka ko 2:32:39. Gutegeka kwa 2:32:39. Hanyuma tusome muri Bibiliya ntagatifu bisobanuro y'iyo nyandiko. Kwa 2:32:39. Sawa. Inyandiko yawe iragira iti 32 ku murongo wa 39 haragira hatya ati kubasoma n'abandika bagasobanukirwa. Yego. Nuko mumenye yuko jewe. Imana iravuga mumenye yuko njyewe ubwanje ari jye Mana. Kandi yuko nta yindi Mana. Kandi yuko nta yindi Mana ifatanya nanjye. Musumari ya 15 cm. Hapo aulambe. Na yindi Mana ifatanya nanjye. Hakuna sheikh. Yarabajije. Yari kumwe nande? Umusubizi. Hano aravuga na yindi Mana ifatanya nanjye. Ushakiki? Barakigura. Kurura Bibiliya ntagatifu sheikh. Abamenyi, abadokter, bahanga banditse Bibiliya. Usome Itangiriro 1:26 soma hasi. Kubera nabo barabizi ko arabantu bazaza na confusion mu yinyandiko. Itangiriro 1:26. Ibisobanuro bya hasi. 1:26. Duhange muntu. Duhange niko tureme. Imana iribwira. Uri kumva icyubahiro yihaye. Imana mashallah. Imana iribwira yihaye icyubahiro tu. Komeza sheikh. Cyangwa igisha inama abamarayika bayikikije. Yego. Abo nibo baramuterura. Kuba iyo nteruro iri mu bwinshi ni uburyo bwo kumenyekanya igitekerezo cy'Imana mu cyubahiro yayo. Komeza shehe. Muntu mu gihe burayo Adamu. Iryo jambo risobanura inyoko muntu mu ishusho ryayo. Cyane ubwenge n'umutima nibyo bituma umuntu asa n'Imana. Kabisa. Imana yaremye umugabo n'umugore ishushanyije. Nicyo gituma ibitsina byombi binganya icyubahiro n'agaciro. Imana nyir'ububasha yahaye umuntu kuri ubwo bubasha ngo agenge ibindi biremwa by'Imana mu ishusho ryayo. Rero ntibivuga isura ku gikoba cy'umubiri. Allahu Akbar. Uri kumva sheikh? Bivuga ko umuntu ashinzwe isi. Mukurangiza rero sheikh Yesaya 46:5 turangize. Ese ibi bisobanuro ni ukuri cyangwa nagwa ari ukuri? Imana wenyine
agiye kuvuga ibyinshi birenga ibyo ngibyo by'ibisobanuro. Yesaya 46 umurongo waho wa 5 inyandiko iragira iti mwamwanya nande twahwana ngiki mwamwanya nande twahwana yego kandi mwashushanya nande twasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.